Dore uburyo bwo kwivuna umwanzi cyangwa se kwihorera, warabyukaga mu gitondo nka saa cyenda za nijoro, ukabyuka wambaye ubusa, ukavuga uti nk'uko wagetiwe ntaguhisha ubwambure bwawe, nawe ntumpishe ubuhanga bwawe, ntumpishe ubugome bwawe, ntumpishe ubushobozi bwawe, nk'uko ntacyo nguhishe, nawe ntugire icyo umpisha. Saa cyenda za nijoro rero warabyukaga ukagenda ugashaka igiti bita umwanira, ugashaka igiti bita umutagara, ugashaka igiti bita gatumura, ugashaka ikindi bita gutwi kumwe, ugashaka ikindi bita igicumucumu, ugashaka ikindi bita umushubi, ugashaka ikindi bita umwicanzoka, ugashaka ikindi bita, ugashaka ibyatsi byameze kumva, ugashaka n'itaka, ugashaka n'akabango kavuye kumva, ugashaka n'akabango kavuye ku musaraba. Ibi biti rero warabigenderaga ukabizindukira, ukabihamura, ukabyitwaza ugiye kwivuna umwanzi cyangwa se ugiye kwihorera. Byabaga ari ibintu byoroshye cyane rero, kuko ubugenge cyangwa se imigenzo, imiziririzo, umwanzi wawe iyo yabaga yarakurembeje cyangwa se yarakugomeye, ushaka kugira ngo umwivune cyangwa se ushaka kugira ngo wihorere ku mwanzi wawe, waramugendereraga rero. Ubundi hari amategeko aranga umurozi cyangwa se umunyabugenge cyangwa se umukonikoni cyangwa se umupfumu cyangwa se umushitsi cyangwa se umuhanyi, yazindukaga mu gitondo cya kare nka saa cyenda za nijoro, aho bose bacecetse, aho bose baryamye, akagenda agahamura imiti. Yabaga afite imitongero rero, afite n'imigenzo, afite n'imiziririzo, aho yakoraga imigenzo, kandi iyo migenzo akoze igatanga umusaruro. Igihe cyiza rero cyo gukora imigenzo cyangwa imiziririzo ni igihe abantu bacecetse, ni igihe abantu batuje. Noneho rero wendaga iyo miti ukayishyira ku ifoto ye, ukavuga imitongero wumva ushaka kuri uwo muntu. Rero byabaga byoroshye rero, cyane cyane mu ma saa sita za nijoro cyangwa se saa cyenda, niho benda ifoto y'umuntu. Iyo foto ukayishyiraho imiti yose navuze hejuru, harimo imiti nababwiye, ukayishyira kuri iyo foto ye, ubundi ukamuvuga amazina ye yombi, ukavuga n'icyifuzo wumva umushakaho. Mu masaha ya saa cyenda rero ni isaha nziza cyane. Hari umugabo bita Muzehe Rwakagango, guturuka hano mu Gisaka, guturuka hano mu Gisaka cya Kibungo. Uyu muzehe cyane azwiho gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko ni umuhanga, ariko umuha amafaranga kubera we ko ari umuvuzi gakondo. Agira imiti igarura ibyibwe, agira imiti y'uruhereko. Nk'umujura yaba yakwibye ugasanga yafatiwe ku kintu cyawe, uyu muzehe rero Rwakagango ajya anatsirika, agatanga inzaratsi, agatanga imitsindo, agatanga imikagiro. Ni ukuvuga ngo uyu muzehe rero azwiho no gutanga imiti itandukanye, kuko ni umuganga, avura kinyarwanda, avura indwara z'amarozi, indwara z'amarozi y'amategano, amarozi y'amahuherano, amarozi y'amaryano, avura indwara nyinshi zananiranye. Kubera ko ngewe dukunze kuba turi kumwe, n'iyo uhambiriye umusazi ukamuzana, amuha umuti agahita akira ako kanya. Biroroshye rero. Uyu musaza uramutse ufite nk'uburwayi bwananiranye, wenda tuvuge warivuje ukajya mu Burayi bikanga, ukajya mu Buhinde bikanga, ngwino muzehe akuvure, kuko avura indwara zijyanye n'ubuhumekero, indwara z'umubiri, indwara zo mu gitsina n'izindi nyinshi cyane, kuko atanga n'umuti ku bagabo bagatera akabariro igihe kirekire, kandi agatanga n'umuti igitsina kigakura mu burebure no mu mubyibuho, agatanga n'umuti ku badamu bataciye imyeyo, imyeyo ikaboneka, agatanga n'umuti ku babuze urubyaro bakarubona, agatanga n'umuti ku bafite ikibazo cy'uburemba bugakira, agatanga n'umuti ku bagabo baba barafatiriye bajya gutera akabariro hanze bikanga. Rero uyu muzehe atanga n'imiti ku ndwara ziba zarananiranye.
wamugana rero akagufasha kuko ajya anazamura bizinesi zasubiye inyuma, akaguha umuti abaguzi bakiyongera, abakiriya mu bucuruzi bakiyongera bakaba benshi, atanga umuti w'urukundo, niba ufite umukobwa ukunda yarakubenze, waguha umuti rwose w'urukundo ukongera ugakundwa mu kazi. Uyu muzehe Rwakagangu rero atanga n'umuti w'ubucuruzi, agatanga n'umuti w'urukundo ku bakobwa, anagira n'umuti ugarura umugabo wawe wahukanye. Hari umuti aguha ukagenda ukawutera ahantu mu kiryamo umugabo wawe akagaruka yirukanka. Atanga n'umuti ugarura abagore bahukanye, akaguha umuti ukagenda ugatera mu kiryamo umugore agahita agaruka ako kanya. Uyu muzehe rero Rwakagangu ni umuhanga cyane mu bijyanye no gukoresha imiti, kuko agira n'imiti ukoresha barakwirukanye mu kazi bakakugarura, agira n'imiti ituma uzamurwa mu ntera mu kazi, agira n'imiti izingura ibibanza baroze. Ufite nk'ikibanza ugurisha aguha umuti abakiriya bagahita bakirwaniramo, anazingura n'inzu bazinze, anatanga n'umuti ku bijyanye n'ibibanza n'amazu, kandi anagira n'umuti ku buryo awuguha ugahurwa itabi n'inzoga. Hari nk'abantu itabi n'inzoga biba byarabase, abaha umuti ukabihurwa burundu. Muzehe rero anagira n'ibindi bintu akora, kubera ko agira n'imiti y'inzaratsi, y'urutsiriko, y'imikagiro. Uretse no kuvura izo ndwara, aranashika, aranaragura, akora n'imigenzo ya kinyarwanda, harimo kubandwa, guterekera, harimo gukagira, gutsirika, kugangahura n'indi migenzo myinshi ya kinyarwanda yose arayikora. Abantu bashaka kubandwa, abantu bashaka guterekera, abantu bashaka gukora imigenzo, imiziririzo, haba hari ibintu byinshi cyane rero, kuko anasubiza n'indwara ku muntu wayiguteye. Umuntu waguteje uburwayi we aragira gutya uburwayi akabuhasubiza. Muzehe Rwakagangu rero akorera hano mu mujyi wa Kigali mu gasantere bita Ngaruye hano ku Gisozi. Mu gasantere bita Ngaruye hano ku Gisozi niho muzehe Rwakagangu akorera. Uramutse ushaka nka nimero ye wamuhamagara kuri 07 2 32 07 42 8, 07 2 32 07 42 Hari n'indi nimero rero ushobora kumusangaho ya 07 9 86 92 95 6, 07 9 86 92 95 6. Reka wenda tubarebere n'indi nimero imwe, iyindi nimero nanone ushobora kumusangaho, hariho nka nimero ya 07 9 0 55 76 31, 07 9 55 76 31. Ubaye hari ikibazo ufite, cyangwa se ushaka kwivuza, cyangwa se ushaka kwikagiza, cyangwa se ushaka kwitsirikisha, cyangwa se ushaka imitsindo, cyangwa se ushaka indagu, cyangwa se ushaka kuraguza, ushaka gushikisha, ushaka kubandwa, ushaka guterekera, ushaka gukora imigenzo, ushaka kuvugisha umuntu, ushaka gukurura umuntu uri hanze, ushaka gukurura umuntu uri Burayi, ushaka kuvugisha umuntu cyangwa se kumuhamagaza, ushaka gushikisha umujura, ushaka gushikisha umurozi, ushaka gushikisha undi muntu, wamuhamagara rero akagufasha ku bijyanye n'uburwayi cyangwa n'ibindi bibazo runaka, yabigufashamo bikagenda neza. Niba hari ikibazo ufite cyananiranye, niba ufite ikibazo kijyanye n'uburwayi, niba ufite se ikibazo kijyanye no kuba barakuroze, barakuzinze, kuko agira imiti y'amoko yose. Agira imiti akura muri Nigeria, akagira imiti akura mu Bugande, akagira imiti akura i Burayi, imiti akura muri Aziya. Afite imiti igiye itandukanye. Rero muzehe Rwakagangu yabigufashamo kandi yakuvura ikibazo cyawe kigakemuka.
waduhamagara rero kuri izo nimero, niba hari ikibazo ufite, hari igihe uba warivuje byaranze, warazengurutse ku baganga benshi bikanga, ukabazenguruka ku bavuzi batandukanye ba kinyarwanda bikanga, ariko ndakubwiza ukuri, ngwino kuri uyu mugabo akuvure, agufashe kandi aguhe umuti, ikibazo cyose ufite abashe kukigukemurira. Hari nk'abantu baba barwaye nk'inyatsi, ubundi inyatsi hari ukuntu ikigaragaza ko ufite inyatsi, buri udufaranga twose ubonye tugupfira ubusa, umushahara wawe ukorera ntumenya aho ugiye, ibyo ukora byose bigenda biyoyoka, icyo gihe ni kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko ufite inyatsi. Rero nabyo barabiroga. Hari abantu baba baratwaye umwenda, baragutwaye ifoto se, barakuzingiye mu mazi, barakuzingiye mu igi ry'irihuri, barakuzingiye mu icupa, barakuzingiye ikuzimu, barakuzingiye mu irimbi, barakuzingiye mu nyanja, barakuzingiye mu birunga, barakuzingiye ahantu hose bakuzingiye, ngwino muzehe Rwakagangu agukoreho, akuzingure buri hantu hose baba barakuzingiye, arakuzingura, agukuha umuti, kandi bizinesi yawe yongere isubire mu kazi, bizinesi yawe yongere igende neza, imikorere yawe yongere isubire ku murongo, abigufashemo.